Kuzwe Mugerero mutagatifu mwaje muriteguye mwakoze kuza mumfashe rero duhe Yezu n'amashyi n'impundu byinshi. Turagusingiza kuri uyu munsi waduhaye. Ni umunsi udasanzwe, ni umunsi w'ibyishimo, ni umunsi waduteranyije tuva impande zitandukanye. Usingizwe dawe Mana yacu, usingizwe dawe Mana yacu, wadukuruje ineza yawe uratwiyegereza. Uyu munsi wahongeye ku minsi yacu yo kubaho. Turaguha ikuzo n'icyubahiro kuko ubikwiye. Usingizwe Mana yacu, usingizwe Mana yacu. Kandi ni kubw'imbaraga zawe waduhaye zitumye tubasha kuvuga izina ryawe. Singizwa, singizwa dawe Mana yacu, singizwa dawe Mana yacu. Singizwa, usingizwe dawe mubyeyi. Ureze mu izina rye aramwitaba Nyagasani Mana yacu. Singizwa, Waje kugera ku musozi w'ibanga ry'amahoro kujya twasingiriza izina ryawe. Usingizwe Nyagasani Mana yacu, usingizwe Nyagasani Mana yacu. Singizwa Nyagasani Mana yacu, Singizwa, singizwa kuko uri Imana yacu tukaba umuryango wawe. Singizwa ibyo waremye byose, singizwa kuko nta bubasha bwo kubitegeka. Singizwa Nyagasani Mana yacu, usingizwe Nyagasani Mana yacu. dusingize. Haleluya. Singizwa, uri Imana y'igihangange. singizwa, uri Imana yaremye ibiboneka n'ibitaboneka. singizwa, izina ryawe risumba ayandi mazina yose. singizwa, izina ryawe rifite ububasha butangaje.
Mana yacu turagusingiza kuko igihe kigeze watwohereje umwana wawe. singizwa Igihe yatwigaragarije yaratubwiye ati icyatumye umanuka mu ijoro ni mwebwe abantu no kugira ngo mukire. Singizwa Nyagasani Yesu. Singizwa Nyagasani Yesu. Nyagasani Yesu, singizwa kuko waducunguye mu bubabare bukabije. singizwa Kubera iyo mpamvu turi umwihariko wawe. Singirizwa kutadukuraho ijisho. Singirizwa kutajya kure yacu. Singizwa Yesu. Singizwa Yesu. umaze kuducungura waduhaye imbaraga singizwa ubuzima buhoraho iteka kandi ububasha kwamamaza izina ryawe ku isi yose. singizwa Singizwe Nyagasani Yesu. Singizwa Nyagasani Yesu. mu kuducungura kwawe watuvuguruyemo isura nzima y'abantu. Uratwitangira, urabambwa, twebwe turabamburwa. Singizwa. Usingizwe Nyagasani Yesu. Usingizwe Nyagasani Yesu. Kuko uri isoko tunywaho tugashira inyota. Singizwa Singizwa Nyagasani Yesu. singizwa Nyagasani Yesu. Uri umushumba mwiza. Singizwa Intama zawe urazizi nazo zikakumenya. Singizwa Singizwa Yesu. singizwa Yesu. Usingizwe Yesu. Umirinde ukwiye ibisingizo umwami wacu Yesu Kristo. Wakunze isi cyane, wemera kwitanga ngo tubabarirwe. Yesu mushumba mwiza, Yesu wowe waduhaye ibanga ry'amahoro, kugira ngo igihe cyose tubuze amahoro tujye tuza hano tuharuhukire. Ibyo ntabwo amatwi yacu ari kubyumva, uretse roho wawe wadusezeranyije igihe ugiye gusubira mu ijuru. Ati roho nyir'ukuri naza azababwiriza byose, muzakora ibyo nakoze ndetse muzakora n'ibitambutse. Singizwa Mana Roho Mutagatifu. singizwa Mana Roho Mutagatifu. Roho w'Imana uduha kurangamira Imana. Singizwa Singizwa Roho w'Imana uduha kugira inyota y'Imana. singizwa Singizwa Roho Mutagatifu. singizwa Roho Mutagatifu. Ni wowe uduhuza kuko ku bwacu tutabishobora. Usingizwe Mana Roho Mutagatifu. Usingizwe Mana Roho Mutagatifu. niko rutubeshejeho Mana Roho Mutagatifu. Usingizwe mu byongera tuguhawe turaruhuka. Usingizwe Mana Roho Mutagatifu. Usingizwe Mana Roho Mutagatifu. Buri wese uri hano nazamura igisingizo cye. Buri wese asingiza ibyumva. Usingiza Imana Data ibyumva. Usingiza Imana Mwana ibyumva. Usingiza Roho Mutagatifu. Buri wese twubyumve tuzamura ibisingizo tubyerekeze hejuru kuri Imana. Turi Yesu, turi Roho Mutagatifu, kugira ngo ijuru ryongere basanzwe. Kuko nyine Roho y'ukuri, uri Roho twasezeranyijwe na Yesu. Roho w'Imana, uri Roho Mutagatifu. Niwe dutegereje kuri Pentekoste. Uru rugendo wari hano
Roho Mutagatifu manukira mu rubyiruko, manukira mu bana bato ngwino, kuko urubyiruko ruragukeneye kugishize kuri isi mu bw'ijambo bwawe. Roho Mutagatifu wihindura amateka, ngwino duhe ubuzima bushya bw'abana b'Imana, ngwino dukure hirya aho twatataniye, maze urukundo rwawe rusakare mu mitima ya buri wese. Ngwino umanukire muri twe. Singizwa. Ububasha bwanyu nibwo burinze isi. Singizwa. Ububasha bwanyu nibwo buha buri kiremwa kubaho. Singizwa. Ububasha bwanyu nibwo butubeshejeho. Singizwa. Musingizwe ubutatu butagatifu. Musingizwe ubutatu butagatifu. Mwaraturemye muradutunganya, ubu dufite umwuka nimwe mwawuduhaye. Dufite ingingo z'umubiri uko zigenda zisimburana nimwe mubishaka. Musingizwe butatu butagatifu. Musingizwe butatu. Turagutabaje Mana Roho Mutagatifu, watumaze ubwoba dutangira kuvuga musingirize. Mana Roho Mutagatifu ngwino nanone, ubwo twageze imbere y'ubwiza bwawe uduhindure tuguhindukire. Ngwino ukora ubwenge bwacu, ngwino usibure amatwi y'umutima ndetse n'ay'umubiri, kugira ngo tubashe kumva ibyanditswe bitagatifu. Mana Roho Mutagatifu ngwino sasaridoti duhe inyigisho kugira ngo umwuzuzemo imbaraga ze. Mana Roho Mutagatifu tugutabarije iyi mbaga iteraniye hano ku ibanga ry'amahoro. Imitima yabo ikunogere, icyo ubona kidakwiye cyakubuza kwinjira muri buri wese uri hano, nagukingurira umutima akwemerere kugira ngo winjire, maze ugisohore hanze, ashobore kwakira ubuzima bushya uri butugabire uyu munsi. Roho w'Imana manukira mu rubyiruko, ruve mu kajagari rwakira impuhwe z'Imana. Manukira abana bato kugira ngo babere urumuri. Roho Mutagatifu manukira mu ngo z'abashakanye kugira ngo bahitemo igikwiye. Roho wa Nyagasani manukira mu mihamagaro itandukanye iteraniye hano. Manukira kuri aka gasozi kugira ngo imishinga yose iteganyijwe hano ishobore gukoreka. Roho wa Nyagasani manukira muri Musaserdoti ugiye kuduturira iki gitambo, kugira ngo Roho w'Imana umumurikire, maze ijambo washyize ku munwa we rihindure benshi, ririganize mu mitima yacu, ricengere nk'inkota y'amugi abiri, maze rize guhindura byinshi mu buzima bwacu. Utumanukire Mana Roho Mutagatifu. Ndakuzwe mugire Roho Mutagatifu, ibyiza ahora tugirira. Mu kanya gashize ijuru n'isi ryahoberanye natwe hano kuri aritari. Mbega byiza we, twongere dushimira Imana.
tubikesha iki? Tubikesha iki? Nta butungane twagira bwaduhesha iyo tike yo gusabana n'Imana, kuko turi abanyantege nke, turi abanyabyaha. Ariko hahirwa umunyabyaha wicuza akisubiraho akarangamira Imana. Turitegura rero kwakira Yezu ugiye kongera kugaruka kubana natwe. Mu kanya yatwihaye mu Eucharistia, ariko yatubwiye ngo icyatumanuka mu ijoro ni mwe, ni twe, ni nge. Buri wese avuge ko ari we, buri wese ni ikinege mu maso y'Imana. Yezu rero niwe yaziye uyu munsi, niwe ashaka, kandi aho muhurira urahazi. Ni ngombwa rero gufata aka kanya kugira ngo uhategure. Ngo dore mpagaze ku muryango ndiho ndakomanga, nihagira umva ijwi ryanjye akankingurira, nzinjira iwe nsangire nawe, nawe asangire nanjye. Uwo muryango uri hehe? Ni umutima wawe. Yezu arabyifuza, aravuye ngo dore mpagaze ku muryango. Arabyifuza, ari hafi yawe, ntabwo ari kure yawe, ari hafi yawe, wowe ku giti cyawe, ntabwo ari muri rusange. Yezu ntabwo aza mu kavuyo, araza kubera wowe, araza kubera ko wamuhaye ikaze, araza kubera ko wamutumiye. Ni ngombwa rero kugira ngo dufate ako kanya ko gutumira Yesu. Uramutumira kugira ngo yinjire, aze kugufasha. Aramenya uko uhagaze, aramenya uko nta kiri guhinduka. Yezu rero araje, arashaka kugusanga ukuri. We arakubwiye ngo nkingurira gusa, ngewe icyo mbona kitakunogeye, icyo mbona kintandukanya nawe, mpa uburenganzira nge ngisohoremo. Yezu arashaka kudufasha, arashaka kudufasha. Urufunguzo rwa mbere rutuma Yezu adufasha ni ukwanga icyaha. Mumukingurira ahari ibyaha, mubwire ngo Nyagasani Yezu, dore uko ndi ntaho ngukinze, ntabwo nkwiriye, sinzigera mba n'umuntu ukwiriye, ariko niringiye impuhwe zawe. Ntabara, nkiza Nyagasani, ndokora Nyagasani, mbohora Nyagasani. Ubwo rero uramwereka, arakubwira inzira ubisohokamo, kugira ngo uyu munsi utaza gutaha uko waje. Iyo umaze kwicuza ibyo byaha byawe, wemera ko Yezu ari umukiza wawe, wemera ko ari umwami wawe, icyo gihe uramuhamya, kuko ntabwo wahamya uwutemera. Ese Yezu mu buzima bwawe nubwo waje kumusaba nta handi murahurira? Urashaka ko muhura uyu munsi gusa, nta handi hantu mwahuriye? Yezu arashaka ngo ibuka. Kenshi warihebye, waje hano, isi yakurangiriyeho. Hari abaza mujya mubona batubwira ngo uyu munsi no wa nyuma ngeje gusezera Yezu. Uramusezera ujye hehe? Ariko se nta hantu murahurira na Yezu? Uje kumusezeraho ntaho murahurira, ku buryo watakaza icyizere ko n'uyu munsi mwakongera mugahura. Muhamirize rero ko nubwo ubabaye, nubwo uje kumusaba, ariko umuzi hari aho mwahuriye. Hari usaba uwo atazi, hari usaba uwo yimye, hari ujya kuguza uwo bataziranye. Ntabwo bishoboka. Uwo waje gusaba, reba ko muziranye, reba isano mufitanye, reba urukundo mufitanye. Ubundi nusanga iyo sano cyangwa se urukundo, wisanzure usabe nk'uko umwana asaba umubyeyi. Urufunguzo rwa kabiri ni ugusaba no gutanga imbabazi. Gusaba no gutanga imbabazi. Buri wese arebe icyumba yinjizamo Yesu. Ese nta hantu uri bumugeze ukavuga ati dore ahangaha ho ntukoreho, iki cyumba ntukoreho, harimo umwanzi wanjye gica, ntabwo nkeneye rwose kumubabarira, sinkeneye kumukingurira, ingufuri narakinze, imfunguzo narazitaye. Uremera ko agera kuri wa mwanzi wawe gica? Arashaka
ko umusohora. Ubona amahoro. Abantu benshi bikoreye imitwaro badashoboye. Iyo mitwaro yabagonze ijosi ku buryo barananiwe pe. Abantu turananiwe ariko ntidushaka gushyira hasi ibitunanije. Abantu bararemerewe ariko ntudukorere ku mitwaro. Bizagenda gute? Urapfuye karabaye. Uzicwa n'ibikuremereye kandi ntuzamenye ikikwishe. Mperutse gutangazwa n'umukecuru muri paruwasi mperukamo mu butumwa. Yagendaga yububa agendera ku kabanda. Aza mu misa rimwe na rimwe, araza mu mwiherero arababarira. Ababarira umuntu wari waramwambuye kera kubera urwango yamugiriye, kubera uburyo yamuhemukiye, aramwanga pe, ariko aramwikorera, yamubona aramwanga. Umukecuru si n'umukecuru bya cyane, ariko yatangiye kububa buhoro buhoro. Icyatumye yububa ni iki? Ni uburemere bw'ibyo yikoreye n'agahinda kenshi. Natangajwe n'ukuntu aje gutanga ubuhamya akabando yarakajugunye, atari kugendera ku kabanda. Ati narababariye, ngiye kumva numva ikintu mu mugongo kiraturitse, numva ndahagurutse, numva ndahagaze, numva ndemye. Amen. Haleluya. Ibaze wowe niki kikuremereye? Ise sabanze. Uwo mutwe udakira ukomoka he? Kuki imiti yose wayizengurutse ntukire? Kibazo ufite ni iki? Uwo mugongo udasobanutse uturuka kuki? Wikoreye abantu bangahe? Ufite abanzi bangahe? Ese uzabaheka kugera ryari? Yesu yadusabye kubabarira. Urufunguzo rwa gatatu ruza kudufasha gufungurira Yesu ni ukwanga ikibi. Kwanga ikibi no gutandukana nacyo. Nabyo tubisanga mu ivanjiri ya Matayo umutwe wa 6 umurongo wa 14, 13, 14. Ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize ikibi. Kwanga ikibi. Nyagasani avuze ati ndabizi hari urugamba mu Rwanda, ni munsabe, musabe muzahabwa, ni munsabe mbakize ikibi. Ikibi nicyo gituma mutanyegera, ikibi nicyo gituma mutansanga. Ni musabe data abakize icyo cyago, abakize se kibi, kuko ubwanyu ntabwo mwakwishoborera. Gukira ikibi, kwirukana ikibi ni ugufata icyo cyemezo. Fata icyemezo. Muntu uza kwibanga ry'amahoro ugataha uko waje, nta cyemezo ufashe, uragowe. Uje inshuro ya kangahe utarafata icyemezo? Wakire Yesu mu mutima wawe nk'umukiza n'Imana yawe. Umaramaze uyu munsi Nyagasani, hoya ndarambiye, umunsi nari umusambanyi ariko noneho mvuye kwizima, mfashe icyemezo, nanze icyo kibi cyanyigaruriye, mfashe icyemezo, nitandukanyije n'iyo ngeso. Nari umusinzi, inzoga zanteranyaga n'uwo twashakanye, inzoga ziransenyeye, inzoga zinteye ubukene, nta kintu ngisigaranye, byose nabimariye mu kabare. Oya, mfashe icyemezo uyu munsi, ngomba kubaka urugo rwanjye, mfashe icyemezo. Inzoga zanteranyaga n'umuryango wanjye ndaziretse. Roho mbi wanteraga ubusinzi, nta mwanya ugifite mu buzima bwanjye. Ni ibyemezo. Hari indondogozi, hari abantu bahora barondoga, hari abatagira ibanga, hari abavuga ukagira ngo babacomeze. Aho ugeze ubushaka kuvuga, saba gutuza uyu munsi, ujye uvuga iby'ingenzi. Iyo ni roho mbi. Umuntu yavuga nk'isandi ukumva bizagenda gute? Buri wese afata icyemezo. Wese afata icyemezo. Nari umubeshyi kandi ikinyoma cyaguteranyije n'abantu. Uyu munsi ntiwafata icyemezo se? Buri wese areba ingeso yamunaniye, abwire Yesu ngo Nyagasani, iyi ngeso ntabwo nshaka kuyisubirana mu rugo.
uyu munsi mfashe icyemezo ndayiretse. Buri wese ni umwanya wo gufata ibyemezo. Yezu ntashobora kwinjira utarafata icyemezo. Aravuga ngo mwana wanjye ndinjirira hehe ko mbona ugifite abana, kutarafata ibyemezo, kutarareka ubusambanyi, kutarareka ububeshyi, kutarareka ubusinzi, kutarareka kuroga, kutarareka gucuragura, kutarareka kwiba, reba izo ngeso uzisige hano. Fata icyemezo. Urufunguzo rwa 4 ni ugutegeka mu izina rya Yesu. Tegeka mu izina rya Yesu. Iyo wamaze gufata icyemezo, hari ikindi kiba gisigaye se? Si ugusohora, no gutegeka. Icyo kibi, icyo kiguteza ingeso, niki kiguteza ubusinzi? Ni roho mbi y'ubusinzi. Buriya roho mbi zigira gahunda. Roho mbi zigira gahunda, ahubwo twebwe abantu ntitugira gahunda. Ubu tuwemo na roho mbi 20, kandi nta roho mbi nimwe ishobora gukora imirimo ibiri. Roho mbi guteza kwiba ntishobora kuguteza kubeshya. Oya, yacanganyikirwa. Hazaza roho igutera kwiba, haza indi gutera kubeshya, indi guteza amacabiranya, indi guteza ikinyoma. Ziza ari nka 20, zose zikotsa igitutu. Uburi cyo ufata n'icyo reka ugwe mu mutego wazo. Ntabwo roho mbi imwe yaguteza kwiba hataje yirari. Roho mbi ntiyaguteza gusambana. Hari iguteza gusambana, ariko hari n'indi iza kuguteza irari. Ugahorana irari, ya indi yo gusambana ati waje tugende twigendere. Kuki twe tutagira gahunda? Na se kibigira gahunda yo kutuyobya. Mfata icyemezo uyu munsi. Nakuvumbuye. Roho mbi intera ubusambanyi, sohoka mu buzima bwanjye. Roho mbi yirari, genda, nta mwanya ugifite, ndagusohoye. Nuyisohora iragenda, urataha neza. Ariko banza usobanukirwa na roho mbi kurimo. Ni yihe imbushabushe, ni yihe igituma ndafata ibyemezo. Kuko utarayimenya ntabwo igenda, ntabwo ishobora kugenda. Ugomba umenye iyo ariyo igutuyemo ari iyihe, umenye icyo yaziyeho, ikigambiriye, naho ishaka kukoreka. Nuhamenya urabwira ati nako se kibi nakuvumbuye. Intego yawe ni ukundoha kashiduka napfuye. Genda rero, ntabwo nkeneye gusambana, ndabiretse. Ntabwo nkeneye kwiba, kuko ubujura ntabwo buzangiza mu ijuru. Somo rya mbere twaryumvishe. Fata ibyemezo, tugategeka roho mbi zikatuvamo mu izina rya Yesu. Urufunguzo rwa nyuma ariko urufunguzo rwa 5 ni ukwakira umugisha. Hari indirimbo tuyaturirimba ngo umugisha Imana itanga nta muvumo yongeraho. Ubu rero tugiye kwakira umugisha. Turakira umugisha hamwe turi kumwe n'umubyeyi Bikira Mariya, umwamikazi wa Fatima. Uyu mubyeyi wadukunze cyane, umubyeyi wadusuye, wasuye Fatima, tukagira amahirwe ataragize abandi kuri iyi si, akadusura iwacu Kibeho. Tubikesha iki? So ntimwamfasha tugaho umubyeyi amashyi n'impundu byinshi cyane. Uwo mubyeyi rero uyu munsi niwe tugiye kunyuzaho amasengesho yacu. Mwamikazi wa Fatima yaratuburiye. Fatima yaduhaye rozari ngo tuvuge rozari nizadukiza amakuba. Ngo isi imeze nabi, yabivuze n'ikibeho. Muvuge rozari, mufate rozari, niyo yonyine izabatabara. Ariko se ni bangahe bavuga rozari? Kristo akozwe. Ni bangahe bambaye ishapure bataza amibukiro? Kandi bambaye amashapure. Urambwira ngo vuga rozari, ariko nawe rega rozari ni ndende. Ngo rozari ni ndende, ngo ngewe ndayivuga ngo ikananira. Basi zivuga ishapure ebyiri, ngo zose. Basi noneho uzavuge ngo rega ngeze ku ibukiro rya mbere ndasinzira, ngo ahubwo ngo rega ngiye byaraneye ngo ujye uyimvugira. Nge ndara nkanuye amaso wowe wiryamire ngo ngusengere.
kandi ni wowe ubabaye, ni wowe uri kurwana, ariko urashaka ko njye ndaranicaye wowe ukiryamira. None se ninjye uri kurwana cyangwa ni wowe? Twavuye mu bunebwe. Wumva ko abantu uzaryama bakagusengera bikazacamo? Uze shitani uzayitsindira he? Kristo akuzwe. Yezu yatsindiye shitani he? Yayitsindiye ku musaraba. Urashaka kuyitsindira kuri matora? Ntabwo bishoboka. Ntabwo yitsindira kuri matora ngo bishoboke. Va kuri matora, jya ku musaraba, jya ku mavi. Ariko nuza n'ubunebwe izagutsinda nyine kuri matora. Muve mu bunebwe, fate rozari. Bye Bikira Mariya yiduhaye. Ikibeho arongera arayitwibutsa. Umuvuge rozari nizabakiza, nizabatabara, nizababohora. Niyo ntwaro twahawe. Dufate rozari. Rozari. Uhamagare umubyeyi, umubyeyi adusabire nkuko yasabiye abikana mu Galileya. Akabasabira maze abari bagiye kwicwa n'umwuma n'inyota bakabona icyo banywa. Uwo mwuma w'umutima wawe, uwo mwima uri ku mutima, bwira umubyeyi Bikira Mariya, ngwino umare uyu mwuma, ngwino iwanjye na Yesu maze udutabare, ngwino mu rugo rwanjye. Wa mugore urahangayitse, urugo rwanze, tumira umubyeyi Bikira Mariya aze kukwigisha uko zubakwa. Wowe ubwawe ntiwabishobora. Natwe bagabo dutinya kwambara amashapure ngo baraguseka. Baraguseka ntabwo uzibanga. Iyo bagusetse turi kumwe na Mariya, abagushima mu kabari ugura icupa, ku munsi w'urubanza bazaba bari kugushimagiza. Shitani izaba iri kugukoba. Rero nawe wambaye ishapure, ibaze wambaye ishapure ukajya mu muriro, shitani izakubaza, izakubwira ngo iki? Ngo wa munsi utabonye Yezu waba wararuhiye iki? Waba wararuhiye iki waraje ku ibanga ry'amahoro? Waba wararuhiye iki warambaye ishapure utayivuga? Mwambure ayo mashapure muyashyire mu ntoki tuyavuge, maze dutumire umubyeyi. Uyu munsi araduha kado. Uyu munsi araduha kado, ariko ziteguye kuzakira. Urubyiruko ruri hano mwiteguye kwakira kado? Naraye mbonye uburyo mwaraye hano, ngabo mu biti, ngabo mu bihuru, kwibaza se uyu muntu yazi cyamuzanye. Mujye musabira urubyiruko rumeze nabi pe. Muraza hano kuri randevu, ariko utaje kuri randevu ya Yezu. Uvuye iwanyu uje kuri randevu y'umuhungu, kandi mukaza guhurira hano. Waje guhurira na Yezu hano, waje guhurira na Bikira Mariya hano. Baragusaba randevu ukayiha umuhungu, baragusaba randevu, ijuru riragusaba randevu ukayiha umukobwa. Gusa urumva urwo rugo ruzahagarara gute udatumira Yesu? Ngaho rero fata icyemezo uyu munsi, vuga ati Nyagasani, nazaga hano mu kajagari, ariko mbabarira, ntabwo nzongera. Maze namwe abajene mutahane na Yesu na Bikira Mariya, azabafashe kubaho mu gihe kizaza. Ngaho rero twitegure. Muraza kwihangana, izuba ntacyo ribatwara, ariko mukingurire Yezu abavandimwe. Ndagira ngo mbahe akantu gato k'ubuhamya k'ishapure avuze. Twarimo dusenga, noneho umuntu twarimo dusengera yari afite ishapure, bombi muvugiramo ngo icyatunaniye ni ukumwambura ino shapure. Amen. Kristo akozwe. Icyatunaniye ni ukumwambura ino shapure, yamubayeho nka simako. Ahandi turi gusenga, rombi iravuga ngo twageze mu marembo tuhabona umugore ufite akaziriko, arakadukubita, none twacitse intege. Bavugaga ishapure. Ubwo rero muze kwivuga, muzi icyo mukora. Iyo shapure iradufasha kwirukana sekibizi barimo, hamwe na Yezu na Mariya ntago batana. Murakoze. Yezu Kristu mukiza wacu turamu Karistia niyo wereka ubuntu bwawe ngo tuze ku
hafi yacu twiringiye gufashwa nawe twemeye kuturengera twiringiye gufashwa nawe wemeye turengera. Nyagasani Yezu, Yesu tuzi ko uri Imana, ko kandi wigize umuntu katwigaragariza, n'ubu kandi ukaba uri hano mu isakaramentu ritagatifu ry'Ukaristiya na buri wese muri twe, buri wese muri twe umutuyemo. Turagusingiza Yezu, singizwa Yesu, turagushengerera, turagushimira ko waje muri twe. Koko rero arahirwa amaso yacu abona ibyo turuzi, n'amatwi yacu yumva ijambo ry'agakiza utubwira. Icyatumye umanuka mu ijuru ni twebwe no kugira ngo dukire. Shimirwa Yezu, shimirwa Yesu. ni wowe soko y'ubugingo, mu izuka ryawe watsinze urupfu udutangariza ubuzima. Turagusabye ngo umenye abatabwifitemo. Yezu umukiza wacu, menya abafite ububabare bw'umubiri, utabare n'abugarijwe na roho mbi, utabare n'abugarijwe na roho mbi, utabare n'abugarijwe na roho mbi. Batabaza ububasha bwawe maze ubereke impuhwe zawe. Bakozeho ikiganza cyawe gikiza, ubakingurire umutima wawe impuhwe, bagarure ubuyanja. Komeza ukwemera kwabo, bakingurira imitima yabo, bakire urukundo rwawe, biyumvemo ibyishimo byo kwibanira nawe. Nyagasani Yezu umukiza wacu, Yezu mwiza, Yezu bakize kandi ubahe n'imbaraga zo kukubera abahamya. Kubw'ibikomere byawe bitagatifu bakize ibikomere byabo, bakize uburwayi bwabo. Nyagasani Yezu twizeye urukundo rwawe, kubw'amaraso yawe matagatifu bakize umuze mu mubiri wabo. Nubwo nta mbuto z'isengesho ryacu tubona muri aka kanya, turabikubwiye kuko tukwizera. Bakize umunabi mu mitima yabo, bakize roho mbi izo arizo zose, baha ubuzima bwuzuye Nyagasani Yezu. Kubw'umubyeyi wawe Bikira Mariya wababaranye nawe igihe yari iruhande rw'umusaraba, no kubw'inkunga ye kwa muduhayeho umubyeyi, kiza abarwayi baraha n'abadusabye kubasabira. Nyagasani Yezu, ububabare bwacu bwose warabwakiriye, ubushyira muri wowe, maze kubw'ibikomere byawe tugakizwa. Yezu mwiza, tukwerekanye ukwemera abarwayi bose bari hano n'abadusabye kubasengera. Turagusaba ngo bakize maze basubirane ubuzima bwiza. Girira ikuzo ry'Imana nzima, ukize abarwayi baraha, bakwemera gukomeye n'urukundo rwirekuye, bakirana ubwuzu ingabire ubahera hano zose. Bongerera ubushishozi, babone ikuzo ry'izina ryawe mu bitangaza udahwema kudukorera. Bahe guhumurirwa n'ubuntu bwawe,
imitima yabo ihimurizwe n'ibimenyetso by'urukundo rwawe Yezu mwiza. Ibyo byose turagusaba kuko uri Yezu, uri umushumba mwiza, twe tukaba intama zo mu bushyo bwawe. Tugushimiye ibyo ugiye gukorera muri buri wese muri abo barwayi. Urakoze Yezu, urakoze Yezu, urakoze Yezu, urakoze Yezu, urakoze Yezu, urakoze Yezu, urakoze kuko uri mukiza abarwayi muri aka kanya bakagusanga, ubasanganiza impuhwe zawe, bakagukingurira imitima ukayuzuzamo urukundo rwawe. Urakoze Yezu, urakoze Yezu. Kubera ibyo ukorera muri iri sengesho ryahariwe gusingiza izina ryawe, abantu bose bakirizwamo. Urakoze Yezu, urakoze Yezu. iri sengesho mumfashe twakire n'umubyeyi wacu Bikira Mariya ugiye kudukorera ibitangaza. tubahaye ikaze mu mitima y'abana banyu. Mubyeyi Bikira Mariya udusabire nk'uko wabikoze Kana, utitaye ku byaha byacu, uburangare bwacu, ububi bwacu, ahubwo dusabire uko turi kose. Nemera Imana Data ishobora byose ari mu ijuru n'isi, wasame ku bwa Roho Mutagatifu akabyarwa na Bikira Mariya, akababara ku ngoma ya Ponsiyo Pilato, akabambwa ku musaraba, agapfa agahambwa, akamanukira mu irimbi, ku munsi wa gatatu akazuka, akajya mu ijuru, akaba yicaye iburyo bw'Imana Data ishobora byose. Ntihazaba aje gucira imanza abazima n'abapfuye. Nemera Roho Mutagatifu na Kiliziya Gatolika ntagatifu n'urusange rw'abatagatifu, nuko abanyabyaha Marayika Gaburiyeli abwira Mariya ko azabyara umwana w'Imana. Isabinema yo koroshya. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe niryubahe, ingoma yawe niyogere hose, icyo ushaka n'igikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura none, tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuye. Ndakuramutsa Mariya, wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya Mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira turi abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya Mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira. Mariya Mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira turi abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya Mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira turi abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya Mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira turi abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya Mutagatifu umubyeyi w'Imana, birangurure biririmba mwari Imana yimitse ku
kundwa 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 Mariya kundwa 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 Mariya Bamarubutindi kundwa 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 Mariya kundwa 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 Mariya. Reka tugushimire mubyeyi Bikira Mariya, reka tugushimire ko we n'umwana wawe mudatana, aho Yezu ari ubuhari kandi igihe cyose udusabira. Turagushimiye ko dusabiye kuri Yezu kandi tukaba twahawe, twongeye gushima. Turagushimiye mubyeyi. Nawe Yezu umwami wacu, turagushimiye ko udukunda, turagushimiye ko iyo tugusanga utadutererana kandi iyo tugusabye uraduha. Urakoze Yezu. Urakoze Yesu. Kristo Yezu akuzwe. Dushimiye ibyiza Imana tugiriye uyu munsi. Ni umwanya wo guhamya ibyo Yezu yadukoreye. Kunahamire isakramento itagatifu, isezerano rya kera ryacaga amarenga nirekurwe n'ibeshya. Ukwemera kujye turangereza ibunanirwa n'ubujiji bwa Data na Mwana nibasingizwe, nibashimwe, nibogezwe hose, nibatinywe bayobokwe n'ubakomokaho, nasingizwe waduhaye umugati wo mu ijuru, dusabe Nyagasani Yezu Kristo adusigiye urwibutso rwawe rwa Misakano y'agatangaza. Turakwinginze dore ko amayobera amatagatifu y'umubiri n'amaraso byawe bitume twimva mu imbuto dukesha ubucunguzi bwawe, ubana n'Imana Data mugatekana mu bwaro mutagatifu, uko ibihe barabisimburana iteka.
Nihasingizwe Imana. Nihasingizwe izina ryayo ritagatifu. Nihasingizwe Yesu Kristo Imana rwose n'umuntu rwose. Nihasingizwe izina rya Yesu. Nihasingizwe umutima we mutagatifu. Nihasingizwe amaraso ye matagatifu rwose. Nihasingizwe Yesu Kristo mu isakaramentu ritagatifu ry'Ukaristiya. Nihasingizwe Roho Mutagatifu Muhoza. Nihasingizwe umubyeyi w'icyubahiro w'Imana Bikira Mariya Mutagatifu. Nihasingizwe ubutasama mu cyaha bwe butagatifu. Nihasingizwe ijyana ryo mu ijuru ryamwimakaje. Nihasingizwe izina rya Mariya umubikira n'umubyeyi. Nihasingizwe Yosefu mutagatifu umugabo udahinyuka. Nihasingizwe Imana mu bamarayika no mu batagatifu bayo. Ushobora byose n'abaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimujyane amahoro ya Kristo.